Uyu munsi turarebera hamwe ibimenyetso umubiri utanga ndetse n'ibyo waba ugusaba bijyanye n'imirire. Ikimenyetso cya mbere umubiri ushobora kutwereka harimo kumagara iminwa, kugira inyota nyinshi cyane ndetse no kuba wazana inkari zisa n'umuhondo wijimye. Ibi bimenyetso bishobora kutwereka ko umubiri utabonye amazi ahagije uwo munsi. Amazi adufasha mu bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, harimo kuba yafasha mu igogorwa ry'ibiryo, ikindi akaba yadufasha mu gukura imyanda mu mubiri ndetse akadufasha no kuba yatwara intungamubiri mu mubiri, ikindi akaba adufasha mu kuringaniza ubushyuhe bw'umubiri. Gira umuco wo kunywa amazi, nturindire kubona ibimenyetso umubiri uri kugutabaza ko wagize amazi makeya, ahubwo wowe witoze kujya unywa amazi ahagije, byibura hagati ya litiro 2 ndetse na litiro 3, kandi biba byiza iyo uyanyweye gake gake utayafatiye rimwe ngo uhite uyanywera icyarimwe.